hama hamwe bikugaruke wari wabase ejo bundi utaragenda utibipirizo aho wicaye ni wicare gisure kandi utari wowe usuze udasuze ujye wicara kivumu kivuga ngo mpwe kigenda gitaka wari warwara turoma dore ngaho wari waba utarajya konsa ibyo bibere ngo nubyonsa umwana ajye yumva hari kuvamo ibintu bivirirana atamenya ubwoko bwabyo wari waba rindiraho gatoya ubwo ngubwo kirumye kije uruhara urumva ngo ari ibintu byadanje rindiraho gatoya ntago urabona sheri ntago urabona niba n'abanyababyeyi kiri muzajya konsa umwana yumve harimo ibintu atamenya ubwoko bwabyo ubundi amashereka aba makumyi n'agasukari ku bintu bishyushye utuntu dushyushye umwana akagubwa neza agashisha akaba kibondo cyiza none wowe waragiye wuzuzamo ibizi rindiraho gatoya dore ntago ari njye nyine ukwiteze tugwanza amaso rega turi benshi none ukumva yuko uzaza ukabwira abana bacu rega twarabye turabyiruye ukaza kubwira abana bacu ngo rero ngo buriya ngagicwari ngo muri porono harimo amafaranga ngo mpembye ngo 10,000 tuba twumva uri kutuyobereza urubyiruko uri kutuyobereza abana twebwe turababyeyi twarabyeyi ejo bundi abana bacu bazaba bari kumva ibyo uvuga wa mbwakazi wita abantu yakora agicwari se ukunda kubyivugisha ngagicwari none ngura njyewe impanuro nyoka ataguhaye ndaziguhereza ngende umwana wo ku muhanda ahangaha do nakuze nabi njya nabi nkura nabi ariko ndanga ndakura hamwe rero nkwitunireho nkwiziringitireho nari nakuvugisha se nzakubwije guza mpaka utubwiye n'ibindi agicwari umva amahamwe nukuri niwe waba uri mukuri biragoranye kukuburanira nibyo nakubwiraga urarakara akasamutwe imbuzi ngo ngiye ngo twari twararongoranyira ngo yabonye umwana ufite imishino ngo abumusanga nk'uyu muntu kandi urakoresha uyu muntu muzi wamuretse kumuzana mu bintu by'abandi muri ibi ngibi indongo uyu mukobwa uyu mushumbakazi arimo aravuga ngo yaranyanze ngo buri umukobwa ufite imishino garamusanga aramuzi cyangwa ntabwo amuzi ngiye ndumva ntazi ibyo ari byo sinzana yaturutse nese ngabo yari umugabo wanjye abantu bari kuza bakavanga utuntu buri wese like you're not even listening to understand you're just listening kugira ngo uvuga uzanguraje uje kwanariza like uranariza ibintu utazi ubundi wanariza ibiki like uwo ni Gashumba oya na gasuku ngiye vuye gasuku yifashe ngo arakwanariza uretse wenda kuri yawe ndimva nambwa ati ni content cyangwa se uri shuri mo shaka kwanariza okay ngo ni content ashaka kuzana amagambo ahubwo uyu nguyu niwe uyu mukobwa nawe si urabizi ngiye simvuga tuzanye Godfather chigate random indayi inyicara umukobwa nyicara munzanire musharinge Gashumba zana we ntabwo cyangwa utangira nanga Godfather ntabwo kukiwumva kutukana atangira gusakuza uriya mukobwa naga zino kuvuga naga this no civilize avuga ibyo hubuka ibyo bitutsi ro byagishuma naye ndabizi ariko ntago ari buri gihe muri mood yo gutukana ibyo bintu niyo mpamvu yamenye ubwe ntago ari kumentioninga mu izina nambwe ati wampamagaye nakwitabye nta kindi nongera kurenza urongera kungarukira nanone uze uri shuwa uzi ibyo kuvuga arimo aravuga ngo nitwa ngo agicwari bivuga mvuga mu izina umve mu mazina kandi uravuga ibyo muramvuga nta kindi nicyo nshaka gusa nakuje niba ari bunyere ku ruhande uvuga ngo wagasuri ngagashino ngebeki nawe urabifite mukobwa mwiza nawe urabifite rwose umushumakazi ntabwo najya kubana n'umugore mugenzi wanjye tuburana ku bitsina byacu zumva abakobwa ibyo ngibyo murimba ari ibintu bizima kweri ukisha n'umugwe kwa dadi simbure kwa go aya nawe dadi ibaze kumva abakobwa barimo barabwirana ukuntu ibitsina byabo bimeze nuko bingana mureke gukoresha ayo magambo gukubwe n'amazina abashiri nese wabwiye ngo yarebye kugashira kayukuru gaza bose agura mukoko ko byabwe umujuku waje gerageza urushivugo ntago naza munzana ibigambo bibi siyabivuze gaso waje ukigisha none ndani niba ushaka kwanariza shuwa anariza tu none se ko nawe uri kumutuka kandi indaya se niba atari indaya bivuga ngende indaya ni indaya yo nawe niba atari azaza gwe atari indaya ariko se Godfather ngewe kari ko mvuga uragira ngo mvuge nkongorera kandi njye ari kuvuga none se wari kuvuga gahoro karuka ahubwo mwebwe mudakunda abantu muwa mushaka kugira uruhande mubogamiraho
njyewe ni wowe umanuye, njye ntabwo nari manuye, njye nje kwisobanura. Uri kubyumva? Ubu naze kuryama kugira ngo mbanze nisobanure ko bari bambwiye ngo aje kuririra hano. Hari ikintu na kimwe, okay, kamvuge ntuje. Hari ikintu n'ikintu kimwe mw'abantu mwe. Hari ikintu navuze ngo ndakwanga uzahora unyaga ko ntacyo wari umariye ngaho umva. Uri kubyumva? Hari ikintu na kimwe navuze. Wowe ubwawe utaje hano ngo wivugire mada. Si wowe wavuze ngo bagusohoye mu rubura utahanaguye itapi. Mugiye muba mwavuze hano ibintu tukagenda hariya tukabisubiramo, mujye mwihangana. Ndavuga ngo umuntu nkawe barinda kukubwiriza ko wazi itapi kujya aho bagusohora ngo mu rubura. Wabivugiraga ahangaha twicaye, uragenda ujya gusesengura n'ibindi byose, turagenda natwe tubisubiramo. Erega nta kindi kiba cyatuzanye hano ni ukubumva no kubatega amatwi, twarangiza natwe tukajya kuvuga ibyacu. Uri kubyumva? Ubu uraje ngo mva ngo atari yawe ngo nzayigusenyeraho, mva nkubwire sheri, njyewe ntabwo njye nerwa ubwoba. Uri kumva? Okay, buretse gato. Njyewe ndisobanukiwe mu mutwe wanjye. Uri kunyumva neza? Didimanga ibyo didimangamo byose, ntabwo uzambuza kuvuga ibintu waje hano ukivugira. Uri kubyumva? Umva nkubwire, baburetse nkubwire. Suri gukomplaininga ngo navuze ngo ntabwo wacimye. None se uretse nkubaze simba. Baburetse nkubaze. Oya baburetse aga widimanga. Didimanga byuzi ntago uzi ibintu urimo. Ngo rero ngo biragera nta kamodoka, nta mushwi ugira, nta mushwi w'inkoko kugira, ngo gashoheje. Urumva? Nta gashwi k'inkoko, nta gatungo kiragombanya abandi. Niryo nihahamuka ryo kandi bari kubakana ama etage. Kuje njyewe umva mbabwiye nzamvuga ibyo mwizanye hano ku mihanda. Ko nta kuvuza utaraza gutunara ngo uvuge kuri Hodari. Ngo Hodari ngo byagenze gutya. Tukakubaza se Hodari nuwe mugabo wawe? Ngo hoya, ngo mukuru we niwe mugabo wanjye. Ngo noneho Hodari we turi kugerageza kugira ngo twumve iki? Twumva amakuru nk'impuguke tubyanarize. Kubyumva? Tukugira ngo nigeze umunyamakuru. Umva nkubwire, mu nkandire mu nkuru bino biboro. Urumva? Ese koko uratega? None se waba ufite ateri ukajya gutega? Uri ikimara rero, mu kandi kanya kamwe ngo ni indaya, mu kandi kanya ngo ndamusenyera hateriye. Kicucu gusa. Kubera izo bakunyaye mu bwonko ari nyinshi ntabwo ushobora no gutekereza ngo ubishyire ku murongo uvuge ngo uyu muntu ngiye kumubwira reka mubwire ibingibi n'ibingibi. Basi bari buvuge ko ndi indaya ntushyire materiye. Kuko umuntu wumva umuntu afite ateriye n'ubundi nagahita yumva ko umuntu ari indaya. Ndetse wabona umwanya wo kujya kubwerabwera nkaho hose nk'uko ubwerabwera akabona n'umwanya wo kujya kudoda wacyohewe. Ngo mfite inzu urebero yahe ariko bagiye babambaza. Rero nakumenyeshaga ko ngiye sindi gatumwa, ndicara nkumva ibyo mwavuze nanjye nkabisubiramo. Uri kubyumva? Niba hari aho mutashyize amakabya nkuru nkayahashyira, nka buriya wavuze ko bagusohoye ntiwarira, ariko icyo gihe bagusohora wararize. Ngiye mba ngomba kurana na filime uko yagenze. Uravuga ngo ngewe wabivugaga we umeze nk'umuntu uri gutitira mu muhogo. Bisobanura ko icyo gihe bagusohora wararize. Ngewe raho utongejemo kurira, ngiye mba ngomba kurira kugira ngo abantu babyumve neza ukuri icyo gihe ibintu byari byifashe. Kubyumva neza? Uravuze uti baransohoye ngo kubera ngo uzisha ngiri ambeho. None se icyo gihe ntabwo wariraga? Ngewe mba ngomba kongeramo amarira utarize. Nkaboroga kugira ngo abantu bumve iyo nkuru ukuntu yari yifashe n'abandi bana badufashe. Uri kubyumva neza? Rero mbabarira ureka ahubwo ntazongeramo n'ibindi kuko hari ahantu henshi nagiye urumva ngo ubu ngubu ngo ntago muzi ibibazo ngo abantu ngo baje ngo mubera ngo tugira. Nasi ibyo byose byabagutarira. Aho rero ngewe ngeze uri kurira mba ngomba nanjye kugira iki? Guca bugufi nkarira kugira ngo ngufashe ibyo utabashije gushobora. Kubyumva? Rero ngewe nicaye hangaha negereje n'ibindi uzavuga, nkongera nkajya kurana na zira porono zawe nazo nkaza nkazinononsora neza. Ibyo byo byitegure rwose ntugire ngo hari aho ngiye. Kandi ubundi nanone ibyo bintu byo kuri coding ibyo byose wari codinze ntawe mfite ibyawe wari codinze. Nta kintu na kimwe ntasubiyemo cyetse hatari igitutsi niho nagiye nongeramo kuko umukobwa utazi koza ibyo mba bari icyohe, aba ari ikimara. Wifata ingegera uri ikimara pe. Niba ujya gusura abantu ntugire iki nube wakwibwiriza mufate n'agakubuzo ngo kubure bakarinda aho bakwinubakana kujugunya muri neja mu bakonje kakujugunya kabati tu suka n'agatebo. Wenda ibyo ntibabivuze ariko mu mitima yabo byari birimo. Nibyo romba ngemba ngomba kugira iki kukubwira ukabyumva. Ahubwo iyo wishaje ugira ngo noneho mbikomerezeho kandi rwose I'm ready. Nkunda umuntu ubanza kwisararanga gutyo noneho nyuma akazaza akambwira ngo ariko
ngo ibi bintu rero ko ngewe ngo ndabona ngo nta n'ikintu binatwaye ngo ubundi tubiveho ukara ko ntabivaho nk'ubu iyo utabivuga BBL zirahombye utaye umutwe ufashe ubufaranga waguhaye ugiye kwibagisha ngo ikibuno wagiye bagiteretseho n'ubundi turi kukibona ko utuguru ntago bingana ikibuno buriya umuntu afite ikibuno karemano nka biriya byaba Ben by'abagore by'uriya mugore wa Ben Pamela ubibona ko nyine kijyanye n'inda kijyanye n'intuza baragiye baratunaritse bumeze nk'ubufungo bubiri bw'intoryi turabyihoreye twanze kukuvugaho ibyo ngibyo birarangiye ubonye nta munyarwanda ukuvuzeho tubiciyeho amazi turabyihoreye uba ubwo bufungo bubiri bw'intoryi baragiye babuteretse ku tuguru twanyunyutse ibyo birarangira bivuze twanze kubivugaho baragiye bafata amabere bayahazemo ibipirizo turabirebye abanyarwanda turicecekeye turabivuze kugeza igihe wavugiye ko bakugurisha turaje tubivuzeho turanariza uri kumva none ubu ngubu urasaze uratunaye rero hamwe nakubwiye ngo mbere yuko bajya kukubaga utwo tubuno tubiri tumeze nk'udufungo tubiri tw'intoryi bari bubanze kubaga he mu ubwonko nibwo bwari buzakwigishe uko watinda aho hantu kuko iyo babaga mu bwonko wari bumenye ko uba uri w'abandi ubyuka ukoza utwombo ubyuka ugakubura ubyuka ugatunganya aho ngaho ibyo ngibyo ntabwo babikoze bagiye kubaga udufungo tubiri tw'intoryi tudafite ikibazo na kimwe hamwe rero niba bajya no kubaga mu mutwe aho niho hafite ikibazo ufite ibishorobwa mu bwonko bwawe wa mugore we actually urumva rero niwumva isimbi ndi kuvuga ngo actually niyo ukunda kwivugishwa actually sheri twarabihaze nuko wabuze umunyarwanda ubikubwira ngo abikubwize mu kuri twarabihaze uzi ibyo kuvuga arimo aravuga ngo nitwa ngo actually bivuga mvuga mu izina mvuga mu mazina kandi uravuga ibyo muramvuga nta kindi nicyo nshaka gusa nakuje niba ari unyere ku ruhande uvuga ngo wagasuri ngagashino ngebeki nawe urabifite mukobwa mwiza nawe urabifite rwose umushumakazi rero ntabwo naje kurana n'umugore mugenzi wanje tuburana ku bitsina byacu zumva abakobwa ibyo ngibyo murimba ari ibintu bizima kweri ukisha n'umugwe mu kwa dadi simbure kwa go aya nawe dadi ibaze kumva abakobwa barimo barabwirana ukuntu ibitsina byabo bimeze nuko bingana mureke gukoresha ayo magambo kuvuga n'amazina abashiri nese wabwiye ngo yarebye kugarashira kayukuru gaza bose agura mukoko koko byabwe umujugu wagira gerageza urushize ngo erega hari imvugo bita imbabaza amatwi we araba twararenze tukiri abari twabaye twasama turavuga kunyumva tukavuga n'ibitabaye ariko nta mugore wicariye igitsina cy'umugore mugenzi we ntabwo bibaho oya se reka n'ubwo ntumwakure nibibaho reka kuko se ni nko kwivuga Godfather ni nko kwivuga ni nko kwireba muri miriwari ukireba ukigaya nyine kuvuga umugore mugenzi wawe ngo sina nawe ko nyarumva ubatuka ku byabo uzabaza niba mugenzi wawe nubona hari umuntu natutse ku gitsina cya mama cyangwa ajya mu myanya y'igitsina bro uzamenye ko banyiyitiriye kabisa hari ibintu ntashobora hari ibintu bidashobora kumva mu kanwa utuka umuntu kuri nyina iby'Imana ntibizigera bibaho muzaze urumva ari byo ko umukobwa yicara umukobwa mugenzi we akamubwira ukuri igitsina ngo kimeze nkuko kitameze urumva ari ibintu ko ari ubwira umukobwa mugenzi we nko kwivuga nawe unasubiza dutandukaniye yari uhagaze dasi nuzabyara uhindukiye ku ruhande uri kubyumva ntago suko nko kwituka kweri urumva numa nkanjye ndi umudive mujya muvuga ngapfukaho ijisho rimwe njye mpita mpfukaho ijisho rimwe ese agashumba yakuvuzeho yanyicariye njye ntabwo muzura yakoze live na n'ubu baracyariho ariko se mbahehe mwana arabyutegera ngo asinze umuntu nyewe se ahubwo abafite abantu barenga n'igihumbi wagira abantu benshi nyine abantu bashaka nyine biriya bintu bavuga abantu birayintataininga ariko ikibazo ntago ashobora kujya yumva yuko njye ariko nambwira ati please girl ntago njyewe ndiba igihozo wafashe umwana umukobwa mugenzi ukamwita igisimba ngo niba ari ingagi ngo niba ari isinzi bamwise njye ntago ndi keza wafashe umukobwa mugenzi ukagenda ukamwurira hasi no hejuru
njyewe uraza wampamagaye nakwitabye uko wampamagaye ntukamunanye nuko nakuziye urongera kugaruka none uvuga ibintu nanone ibaza ati abantu bihagarareho neza 600 ngafite abantu 600 nashaka agire ibihumbi ijana abo ni abanundi bamwoshya ntabwo ari abantu mubwiza ukuri kuko azayobera ku mukobwa utariba abandi bani ntabwo ntari ahantu utarwanisha amagambo buriya kuza ukicara umuntu sinkuzi nta hantu nziranye nawe n'ibintu urimo uravuga uri kubivanga urimo uravuga ngo ngabo yabonye umukobwa ufite imishino ibyo bintu uzabisobanura se iyo mishino y'uwo mukobwa yabonye uzayisobanukire kandi bariya yabonye kandi basi umugabo wanjye siko safuza hanga siko arimo aravuga bari kubikotinga bakajya kubishyira kuri YouTube so yo urimo urifata ukibita ibyo bintu byose n'ibiki njyewe awusuye for defamation of character njye ntabwo ngo kumwe ngurirwa birirwa nka muri ribusheri oya sheri nzashaka nkabwo nimweze niba ari imwe cyangwa ebyiri rwose nigende no muri Kanyenje ujye kubona ubona gusa bari kugukomange ngo umuneze toyeza ujye uvuga ngo ngwe ntisuri indaya ngo ngufite atori yego ko mana yanjye iyo niyo nzahera nkwereka ko umunwa ntabwo umuntu uvugisha waye koresha ibindi witwe kugira umunwa ntabwo ari urisha mukobwa ashinzwe abantu bajya kumugurira we avuga kuriya uziko nakwinjira mu iduka rye ibaze n'ukuri ntabwo ari bakora business umugore we niba ushaka kugira ngo umenye uko bakora business uzarengere nk'igisha ntabwo ari bakora business ubu wabuze bakugura ukaza kuvuga ngo abandi ngo baratega kandi nawe utega ariko nzajye mbwira abantu banjye bakurya udupice ntuzana ahangaha nawe uteze sheri wanjye nyine urumva arashaka kugira ngo yiyumvikanishe indaya kubera ko nzihangana ntabwo sinjye ninjira mu bintu bitunana tw'i Kigali ko nabashaka rwose kuko uyu nguyu urabona ko baramuzi abantu benshi rwose wana i Kigali hari abantu benshi bamuzi nawe uzajya kubera n'umutipe nkamuzaza akakwishyura rwose akamamagara mabusha nkayamo akakwishyura wowe hanyuma tukaza noneho ukuntu ugenda ukajya kudescribing ibitsina by'abantu tukadescribing icyawe niba cyumye niba cyoroshye niba gikomeye niba ari kiba ari gito tukagendera muri ibyo byose ntabwo ari gusubiza gusabye ukaganga ngo arateze none se wewe mwahuriye uhari gukora iki wari uteguye hari umuntu wamubonye yicaye muri Marriott ngo niba ejo bundi hashize yicaye ari ku mazi abakobwa bazi gutega yago nta muntu ugitegera muri hoteli ngo n'uburaya bwa kera mbere y'intambara top kera cyane kera ko batangiye kugutanga amakuru ye wenjewe ikintu cyanje kigumbaza kwa gambe nukuntu yatutse Gihozo ni inshuti yanjye kandi bizi nabagira Gihozo pe umukobwa aramwishyura Gihozo content creator mu gikora ibyo kurya ngo sha nukuri nyine kuri nanjye yaje kanyicare wagira ngo uriya mukobwa afite amadayimoni ngiye kubona mbona aka video ngiye ariko numva ngiye nakabonye kera we yaramaze kukabona none ngenda bibona birambabaza arangize yandika niba yaravuze ngo yarakibonye ngo cicaye ahantu ngo kijumbitse ngo cyumeze ngo niba ari ingagi yavuze niba ari igikesi ukuntu yamwise uri kubyumva ngo cicaye ngo kijuna ngo kijundamye uko nyine ko yarimo aravuga no kuri Godfather it's very sad iko byumva iyaba ninjye wavuze ayo magambo my friend weyo ukanyita igikoko ukita umugenzo w'igikoko ngo ucucujurise ngo nigingo gisamye n'ugigaye Jesus aragiye kumurega se ari ikintu batwaye umukobwa ngo bazamuganiriza hari umunsi uzaganirizwa ku mufuka papa umufuka je ni wanyana nakuganiriza ntabwo nakuganiriza muri byo kuganiriza nawe ni ku mufuka wowe ukifata gusa wewe bakubwiye ngo igisimba wakuva umeze gute ntabwo ari byiza kandi buriya umukobwa azabera ku mukobwa umwe ubundi amugira iki amukorere ku mufuka banze awuhungabanye nibwo azahita amenya ubwenge ku mufuka gute ntabwo ndi gusobanukirwa ku mufuka reka nkubwire Godfather nubwo itegeko hano mu Rwanda nubwo ngo hano mu Rwanda defamation of character ntabwo itegeko ntabwo ari very clear muri constitution ndi kubyumva nyine rirahengambura bakarihembagurika ariko ufite umwavoka wakasamutwe yabareba neza bakareba neza n'akanani mama yamusigiye niba ari n'utwo yashyi ahantu hose bareba ahantu hose byahura njye ntabwo nagusigira bumva nayashyira ariko nanjye akora ikantu kose nagukora ahantu hose ajaboka yaba yanditse ku yaba zinzi gushakira ubundi umwavoka mwiza kuri itegeko nawe agenda akarivugurura neza
akarivugurura ke urumva ni defamation of character sometimes ntabwo babiri na criminal uri kubyumva nukuza ukambura umuntu ubumuntu ukamwita igikoko ukamwita igisimba ukaza ukadescribinga igitsina cy'umuntu intimate parts z'umuntu. Jesus. None okay nuva ngo nayo yigukozeho nyuma y'ikiganiro cyejo. Wowe mukanya urumva ngiye mukanya ngiye musitenya yamara ati gashumba arimo aragutwika ntigashumba se kandi bya ngiye twahuriye he mba ndagiye mba ndumva none urumva ngiyewe ntabwo naze kagende ndumva ndamusacinga ndayibona ndagenda joining nsanga inageze kure uri kubyumva none ariko wabamwumvishe isi ibintu wabamwumvishe nabi. Oya by recordinze bayishyira kuri YouTube uri kubyumva none ashize bari abantu bajya bakatutuntu bakatweditinga. Oya nayumvishe yose minota 30 kuri YouTube Godfather please ntabwo nabyumvishe na nyine nagiye nsanga ageze kuri ntumva ari kuvuga ibintu bidasobanutse. Okay ndabyihora mbivaho noneho sinzi ukuntu mukanya ari kuri YouTube mbona nko mu minota nyine urumva hashize nk'isaha nk'imwe mbona like minota 29 banshizeho nyine nayo bamushizeho urabizi ndagenda ndicara ndabyumva ndavuga se ko uyu mukwe arimo aranyataka nkaho tuziranye ni ukuri kw'Imana aranyataka personal aranyataka ndavuga se uyu mukobwa ngo yari ngo cyagiye ngo ndi hano ngo yari mu banoga ngo yo none se ngene nagusabye hano ngene naje gutera imbabazi nigeze ngo ntabwo hanga turi abafamily ntabwo tumenyerana hanga ntabwo uza kumenyera umuntu ko wamubonye ngo ari kugenda hanga ntabwo mfata ijambo ntabwo nzi nanjye ntabwo nagufata ijambo ntabwo nkuzi. So rero kubera ko ujye umenyera abakobwa bamwe hano bakakwihorera ngiye ntabwo tuziranye ntabwo nzi ngiye hano mba nigendera mumbona nguruka nta muntu n'umunzi sibyo. So niba rero birabibonye ubibone nyine nkuko abandi babibone entertainment ubundi bikomereza ubireke ntabwo ufata ijambo ku kintu utazi utafite amakuru uri kubyumva niba kuko yavuga ngo yari kumwe na Ngabo nimugoroba kuko niba Ngabo mwari muri kumwe ubwo bivuga ko yagutumye kuko you are accomplice nawe uri muri shyira mu bintu utazi you are an accomplice uri muri fatu kubita ku bintu utazi mwari muri kumwe nijoro mwari muri kumwe kuri nijoro se hanyuma mu gitondo kabyuka uzunuka gusa urumva ibyo bintu ahubwo si we yagutumye se ubwo kuko si tuziranye nge se nawe turaziranye nta tuziranye wenda ntabwo twaba twarahuriye. So ni gute rero randomly nkaba wenda nka sinzi nk'umuntu ntazi wenda MCL nje mubona gutyo gusa sibyo zitwanavuga none nkifata akajya kubona ndicaye ndimo ndamutuka ndi describing ukuri igitsina cye kimeze ndi describing ibyo ndimo ndamushingamo ibiti ubwo se ntiyakumirwa haba uyu muntu igatera ivuye he sibyo. So uri kubyumva ntabwo wifata ngo wicare ku muntu ngiye ntabwo ndi abakobwa bose ugende ufate ngo wicare wenda hari aho mwamuzanye mwarahuriye urumva mubabwa ngo mwahuriye mu tubari ngo muteze mwese ngiye ntabwo nkenegana nawe ngiye nawe dusangiye iseta. So rero ntabwo nyicarira gutyo gusa tujye tubabana bakuru kandi dushyire mu gaciro abingibi entertainment yego ariko hari ibintu biba biri serious kuba bya mwabibonye hariya nkabibonye uko bishize nta n'umuntu n'umwe uzawiva naho bijya jigete. So rero ntabwo urabanza ukaza ukareba umuntu ukamwumvira ushaka no kugira ikintu mbaza uri kuza ukanyukira ukambaza ariko ntabwo nyicaraho ngo utangire ngo ariko nyine njye namubwira namubwira ati nta kibazo tu niba wumva ushaka kunyicarira unyicarire kandi nupana ngo bya akucari ngo ushaka kugira ngo uyobeshe kubera ko namaze kumurabura rero umufuka yahabutse ntabwo ari kumvuga mu izina kandi yatangiye avuga mu izina ariko ibyo tangiye ubu ntabwo arimo aramvuga mu izina arimo arivugishwa yizo rero reka kuzana amatiku niba umvuga neza tobora umvuge neza uvuge wemye nanjye ndagusubiza nemye nta kibazo turareba noneho buri buze kubihombera ngo ninde nzo bunyukira ngo ninde ntuzabuvuga nari mubonye hano Gashumba sinari mubonye hano none abaza afite ubwa Gashumba ashyira muri quest arahungabanya afite ubwa mugisha avuga yandika aho buragurika azin kandi mu bintu biri seriye kandi akakoresha amagambo akakaye mabi cyane uri kubyumva amagambo akoresha ntago ari meza Gashumba ntago ari meza cyane ntago ari amagambo akwiriye umugore nawe uri umugore nk'abandi ubuvuga usa ujye utuza ujye ukora entertainment ariko ugira ahantu ugarukira wari wumva hanga nicare umukobwa umugore urumva nicare umukobwa mugenzi wanjye nkamutuka ntabwo bura kamera yazamutse ngiye sinjya ntukana nk'abashumba ariko urumva ni kuri nawe kwitabye wamamagaye ndakwitaba kugira ngo urebe ko nubundi zari tayani zari na nyuma ya zeri irakora kandi n'igihumbi hari bibiri biri hejuru yayo so twangana da jewe rwose ku munwa twawe ariko ikibazo umwuka wanjye urahenze ibindi bintu nawuvugishamo so ntabwo nakurirwamo ntukana n'umugore si umuzi wa mugore we ndagutuka hirya uretse nyine ko nagushakisha nakumenya amakuru yawe nagenza buri kanya ukajya kubona ukabona dutaye hano utwasiko wanyu twanyoko wanyu twa mukasko ibyo wakoraga kera nahera uriya kera cyane nahera kera cyane
ntabwo rero ngiye kuguha entertainment rero wambuciwe nkuzamure wowe ushaka kuzamukira hose bari kugira ngo kumwe nyine bagenda bagafata ubufesi bwanjye n'ubwe bagatangira bakubita hariya ngo bayaba musite ngo sitari nayo ngo batangira bumenye ese ubundi indaya imaze igihe kingana cyangwa abantu bayizi ko mara yigurwanira cyane kumenyekana hanyuma umuntu w'amakuru ni nk'igihe kingana iki muri iyi mihanda ya TikTok no kuri za Instagram. Godfather si wowe uzi abagore ba hano ninde nzi abagore ngiye ko ndikirema abagore babwiwe niki Liliyoza niwe bashakira abagabo Liliyoza kandi abantu banyuraho hagize umuntu muri ntuza amaze nk'igihe kingana iki hano uyu mugore Liliyoza si wowe ushakira abagore si wowe uzi abantu bose Mwoze kandi Godfather ujye uhuza ujye uhuza abagabo n'abagore kamwe urashaka ko mpuza nde uyu mugore amaze igihe kingana iki ku mihanda ashobora kuba akeneye umugabo yaramubuza uyu mugore ngo ni mushumba mbabara kanimyutinga mbabara niwe ariko se ko numva bweze gashumba zamuka ariko kari kwa muganga ajya kwara babize ko gashumba yabitsemo ubwoba arabatu aje babatuka ku bitsina bakagira isoni gashumba kaute wagize private gashumba shyira muri request nkuzamura ubambwire se mbabarira bya oya ntabwo ndi kuzanga butfa n'umuza nanga ndahita mvaho ntabwo mfite umwuka kukura mbona n'uwo mugore ntakinyabupfura naga ndakubasha isi ngewe mbabarira rya kagabuye akatagabuye sinjya nkarya ngo ni kano ni gato ngo kariya ni kanini ngo nyewe mfite imiterere ngo y'amacupa kanimyutinga mbabara urumva rero ko yakugezeho abisi bamugezeho ariko rero reka mubwiye hari abantu bigize utwaza mutwe mu gutuka nakoze bari gutukana ntabwo barariha igikombe mani nta gikombe bikuramo abantu ngo nadidimanga garaje kudidimanga urumva kundusha kuntuka ukantuka ibyo bintu bitutse nk'iby'abajumba gashumba ngo waritonda ni umwana mwiza aritonda gashumba mbabarira ndakwinginze suzongere kumbaga ngewe rwose ndakwinginze pe ndagusabye mbabarira uritonda ndabizi pe ariko ndashaka kuzafata ndamwisabiye niba yumva rwose ashaka kuza muzaba bari mu mpereza ikiganiro cya gashumba ari kubanga umuntu mfunge ngende njye kumwe nanjye playing kuri iPad yanjye wumva umwana ntagira turaziranye man kwimana ariko muzi ubuzima mbamo bro nibera mu isi yanjye iyo ntaraha mbanagiye mu bindi bintu bifitiye inyungu muzambabarire gashu uzanshare ndimo kubaga abantu nze numva Godfather reka nkubwire ngewe urabizi